Nshuti bavandimwe dusangiye kwizera umwami wacu Yesu Kristo, nanone nongeye kubasuhuza ngira nti nimugire umucyo wa Kristo urasire mu mitima yanyu kandi namwe murasire abandi. Uyu munsi naje kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo Yesu Kristo yifuza ko tuba umunyu. Ndagira ngo nkubwire yuko umunyu ari ikintu gikomeye cyane Yesu Kristo yashatse kugereranya n'abakristo be, yashatse kugereranya n'abamwemera bose. Reka dusome ijambo dusanga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13. Haragira hati muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Rero mwene data, Yesu Kristo yatanze ikigereranyo cy'umunyu kubera ko hari ibintu bitatu umunyu umaze, hari imirimo itatu y'umunyu. Ubundi umunyu ubereyeho kuryoshya ibyo kurya. Umuntu yariye ibiryo birimo umunyu yumva biryoshye. Nta kindi kintu washyira mu biryo ngo biryohe uretse gushyiramo iki? Umunyu. Kandi nanone umunyu urinda ibintu kubora. Iyo bashaka kubika ibintu igihe kiri cyane bitarabora babibika mu munyu. Icya gatatu, iyo umuntu yakomeretse agashyira umunyu ku gikomere, umunyu womora uruguma. Rero Yesu Kristo ashaka ko umukristo muzima agomba kubera sosiyete umunyu. Umukristo muzima agomba kuba umunyu w'isi, kubera yuko iyo umukristo muzima agomba kuryohera sosiyete. Nkuko umunyu umunyu uryoshya ibiryo, umunyu utuma umuntu aryoherwa ibiryo, nako umukristo muzima agomba kuba muri sosiyete atuma aryohera sosiyete. Sosiyete yose imwishimira, sosiyete yose bamubonamo igisubizo cyabo, bamubonamo uburyohe bwabo, bamubonamo umuntu muzima. Kandi nanone umunyu uromora. Umunyu ni icyomoro cyomora ahakomeretse. Rero nawe mu Kristo ugomba kugira amagambo meza, ugomba kubera abantu icyomoro, ugomba kuba umuntu uruhura abananiwe. Umuntu wahuye n'ibibazo agomba kuba ari wowe yirukanyira ukamuruhura. Ugomba kugira amagambo aryoshye yurura imitima y'abananiwe. Icyo nicyo kigomba kuranga umukristo. Kandi nanone umukristo muzima agomba kurinda abantu kubora. Mukristo muzima agomba kwirinda amagambo akomeretsa abantu. Mukristo muzima agomba kwirinda ibikorwa bihungabanya imitima y'abantu. Mukristo muzima agomba kubaho aryoheye sosiyete. Ariko muri iyi minsi sigaye ntangara cyane, sigaye mbona abakristo b'uyu munsi ari ikibazo gikomeye cyane. Umukristo ku cyumweru murahura ukabona n'umukristo muzima. Iyo muhuye agiye mu materaniro ubona rwose ari umuntu ukeye, ari muri kositimu ye, ari mu mishanana ye, ari mu myenda yiwikeye, afite Bibiliya n'ibitabo, ajya gusenga. Wagera mu rusengero ubwo ukavanga abatagatifu bituriye ahangaha, ugasanga bahimbaza baririmba ariko ntibasohotse. Mwahurira hanze ugasanga ni amasega aryana. Ba bandi bari bari mu rusengero iyo bagera hanze ugasanga ni bamushiha, ugasanga ni abagome, ugasanga bafite umujinya. Wareba ibikorwa byabo ugasanga ibikorwa byabo byose ni ibikorwa bigamije guhungabanya sosiyete, bigamije gucumuza bibi cyane. Kandi igihe bishushanya mu mwambaro bagiye gusenga uba wagira ngo n'abana b'Imana. Ariko rero muri iyi minsi abakristo babaye nk'imisimari yashyizwe mu ishashi. Iyo imisimari iri mu ishashi nziza, iyo ureba ishashi irambitse hariya ubona ishashi ari ishashi nziza, ariko uramutse ukanagiye kuri iyo shashi imisimari irakujomba. Ni nako muri iyi minsi wibeshya ko umukristo ari umukristo, ariko wamwegera ugasanga ni intare, ugasanga ni isega, ugasanga ni umugome. Kuri iyi minsi biragoye cyane kwizera umukristo, kubera yuko imvugo zabo, amagambo aba ku rurimi rwanyu ntabwo ahamya. Amagambo aba ku rurimi rwanyu iyo agenzuwe nyuma, ibivugirwa mu nsengero, ibivugirwa ahagaragara ntabwo ari byo mukorera hihishe. Rero mwene data, ndabinginze guhera none iba umukristo muzima, umukristo muzima uhamye Kristo, ubere sosiyete umunyu, uryohera abantu, urinda abantu gukomereka.
uba icyomoro cy'abantu. Umuntu ukubonye uguhungiyeho ajya amenya ko ahungiye ku mwana w'Imana by'ukuri. Umuntu ugusanze akugana ajya amenya ko asanze umwana w'Imana by'ukuri. Ariko weye kuba nka ya masega aryana. Icyo gihe nibwo tuzaduhamije ukuri k'umwami wacu Yesu Kristo. Icyo gihe nibwo tuzatwubahirije ibyo Yesu Kristo adusaba. Yesu Kristo ashaka ko tubabera kuko nawe ari uwera. Rero mugenzi wanjye, guhera none ndakwinginze iga kuba umukristo muzima. Reka turyohere sosiyete. Umurongo wanyu muratubwira ngo turi umucyo w'isi, ngo kandi ngo umucyo wacu niwamurikira bari mu isi bazabona ibyiza byacu, bahinduke bakunde Yesu. Rero ndakwinginze guhera none iga kubaho mu buzima butuma ab'isi bifuza umwami wacu. Iga kubaho mu buzima butuma ab'isi bakunda Yesu Kristo. Ndagusabye guhera none, guhera uyu munsi utangire ubere sosiyete umunyu. Imana ibahereze umugisha.